umwami w'abanyarwanda yataga ubwoko bwe n'izina rya Gitutsi niko babyitaga yahitaga rivaho ubwo ntabwo yabaga akiri umuntu yabaga ugaje kureberera abantu kandi nubwo n'uyu munsi wa none ibintu by'amoko tubigenderaho nyine birangira amoko akenda nese wavuga ngo uri umututsi okay ushaka kwivangura n'uburenganzira bwawe usibye ko wanabihanirwa ariko ufite mu mutima wawe niko bikora nubwo ariko wabikora nta muntu ndabona washinze business ngo avuge ngo ngiye nzacuruza kuri bene wacu kandi umuntu amuzaniye amafaranga umuntu wese uzanye amafaranga uramwakira ukanishima ikawa n'uyu munsi wa none abantu benshi bahinga ikawa batayinywa icyo gihe rero abanyarwanda barayihingaga ariko basaga nk'abahingira abazungu noneho banagira ngo bahinze imyaka bashaka ugasanga nk'umuntu baramubwiye bati wowe uzajya guhinga wenda tuvuge umuntu atuye nk'inyamirambo bakamubwira ngo imirima ye azajya guhinga iri Kamonyi noneho abanyarwanda benshi baranabihingaga bakabitani banabisarurira bakavuga ati ubundi nzajya Kamonyi nuko byabaga ari itegeko uwanze rero kwitabira iyo mirimo babyitaga ishiku ishiku ewana ni ibiboko The Update TV. Uyu munsi rero nateguye ikiganiro ku kintu kijyanye n'ubuhake ni amakuru make namenye nyakuye ku musaza wabayeho baracyariho ariko icyo gihe baca ubuhake cyangwa se buriho byose yarabibonye twaganira ikiganiro kirekire ariko nge nakuyemo bikeya byatumye nsobanukirwa ubuhake ngerageza no kubujyanisha na ekonomi y'ubu ngubu ukuntu ikora nza gusanga revolution y'ukuntu imikorere n'iterambere ry'abantu bigenda bimera kuruta uko wabyita muri no minsi abantu bavuga ubuhake bakabufata nkaho byari nk'ibintu byo gukandamiza ariko bakabifata nk'ibintu byarangiye ariko n'ababeshye n'uyu munsi biracyakorwa no kuvuga ngo n'uyu munsi uko niba bashaka kubwira ngo isi y'uyu munsi abantu wenda nk'abakire nk'icumi babaherwe ku isi bishyize hamwe bashobora kurusha amafaranga abandi bose basigaye cyangwa se bakakubwira ngo 5% ry'abakire bo ku isi barusha amafaranga 95 bose basigaye rero nago ibintu birahinduka bakabihindurira inyito bakabihindurira n'amazina ariko ubundi mu by'ukuri iyo umuntu abantu barusha abandi amafaranga bafite uburyo bwo kubakoresha kandi bakabakuramo inyungu rero ntimukabifate nkaho hari abantu bafata ubuhake nk'ubucakara discrimination ariko birenze ibyo ngibyo niyo system yari igezweho icyo gihe cy'imikoranire y'abantu n'abandi kandi byarashobokaga yuko umuntu ashobora kwiteza imbere agendeye mwese neza nk'uko uyu munsi binameze ushobora ati ni gute umuntu yaba ari umuherwe akaba atunze hafi Kigali yose abantu bose ari abakozi be n'ubundi nta kintu kiba gihinduka gusa haba hari amategeko arengera buri gihe cyose abakozi anakumira abakoresha n'icyo gihe rero yabagaho nagira ngo uyu munsi aba ari cyo kintu tuza kuganiraho ubwo rero warumbajije bivuze ngo ushaka kuvuga ko ubuhake bwahinduriwe inyito abahakaga kera aribo bahindutse wenda navuga ngo abaherwe b'ikigeni nibo bagashaka buhake ahubwo nibo bahaka hari n'imvugo y'ikinyarwanda ukuntu bajyaga babivuga ubundi umwami yabaga ahatse igihugu cyose bavugaga rubanda ubwo ni abaturage umwami banemeraga ko we yashoboraga kuba yaza akakunyaga atitaye mu bihano yashoboraga gutanga ashobora kuvuga ati Savimbi nimba yarakoze ibi n'ibi ndamunyaza inka zawe ubwo naho wazororeraga n'imisozi akabitwara cyangwa akabigabira undi akavuga ati kuva yarakoze iri kosa mbihaye undi ariko uyu munsi wa none perezida ntabwo ashobora gukora ibyo bintu ntabwo ashobora kuza ngo avuge ngo uwo muntu perezida kwanza nta nubwo ibintu by'ubucamanza bimureba nta n'ibyo abazi nta nubwo aba agomba no kubyivangamo kera rero umwami we yabaga ari umugaba w'ingabo mukuru usibye ko n'uyu munsi wa none abaperezida hafi ya bose bari abagaba b'ingabo b'ibirenga ariko umwami yabaga ari n'umucamanza mukuru mbese umwami yabaga ahagarariye umuco ari byose yabaga ari hagati y'Imana n'abantu niyo mpamvu umwami yashoboraga kukunyaga kavuga ati byawe ngenda bitwaye cyambihaye undi
noneho ubuhake rero ukuntu bwari bwubakitse, ubundi umuntu ushaka guhakwa niwe wajyaga kureba aho ahakwa, akaza wenda akavuga ati byabagaho cyane, ukabona no mu byaro byaje mu myaka yatambutse ibyo bintu byabagaho, ukabona nk'umuntu araje ati arabizi neza ko ufite inka nyinshi, ufite imirima minini, akaza akavuga ati se waguhingira, ubu babyita guca inshuro. Umuntu uca inshuro ni umuntu uhingira ibyo kurya, atandukanye n'umukozi wa wundi ubwira uti njyewe nzaguhemba ku kwezi, ushobora no guhemba ku cyumweru, ariko akakubwira ati umubyizi wenda ni 3,000 cyangwa 2 umugomba. Noneho yahinga inshuro 10, ubwo niba ari 2,000 mwumvikanye, ubwo ni 20,000. Icyo gihe urumva. Ariko hari n'undi uza akavuga ati, ukabona nka mu gitondo umuntu aje arakomanza ati nabonye mufite imirima myinshi mutarahinga, ko inzara imeze nabi, mbahingiye mwampa ibijumba nkaza kurya. Uwo muntu abaca inshuro baracyariho. Kera rero nabwo umuntu yarazaga agakomanga ati, cyangwa akaramutsa, gukomanga wenda bije vuba, akaza akaramutsa akavunyisha ati ko nabonye mufite imirima minini cyangwa n'inka mutunze mwampatse. Rero umuntu akakureba yabona uri umusore ufite imbaraga, cyangwa nakuzi akavuga ati no muntu ni inyangamugayo, reka tumuhake. Ukaza ugahakwa ugakora. Umugaragu uhakwa yabaga ari umugaragu. N'ubu iyo nyito muracyabyumva nk'umuntu ati nari nagiye kureba databuja, ariko aba ari umuntu umukoresha. Databuja rero naho sebuja w'umuntu yabaga ari umuntu umuhatse, noneho uhakwa akitwa umugaragu. Nese navuze ijambo gashakabuhake, gashakabuhake aho hantu azamate. Gashakabuhake nyine oya, iryo jambo ryaje nyuma, banagitaga abazungu. Ni abantu baje gushaka bo bahaka nyine ku ngufu. Ubundi nta muntu wajya gushaka uwahaka, ahubwo uhakwa yazaga gutereta. Hakabaho n'ikindi cyo kuvuga ngo uriya nanjye kuvuga mu boss ati wenda uriya mutunzi ewana, iyo ni umuntu mwiza aragaba. Iyo washobora kujya urumva. Ubundi ahantu impamvu ubuhake butari bujyanye n'igihe bwagombaga no kuvaho, isi yari imaze guhinduka, abazungu baraje, no ugasanga umuntu uhakwa ntabwo yabaga azi igihe azahemberwa, nta kwezi nta mwaka. Wowe washoboraga no kuza ugahakwa umaze nk'ibyumweru 2, ugakora nk'ikintu usobuja akishima, abantu bamaze n'imyaka bari aho bagahita bumva aravuze ati turabizi nguhaye inka ndakugabiye. Uwo muntu impamvu abaga bamugabiye yabaga abaye umugaragu mwiza ukoza agashya, ku buryo rero washoboraga no guhakwana ukamara igihe nta kintu uhabwa. Ntabwo wabaga wemerewe kurega, ariko wabaga wemerewe kugenda. Kavuga uti njyewe no muntu namuhatswe igihe nta kintu ampaye, njye ndigendeye. Ariko kuba utagira ikintu uhabwa byashoboraga kuva ku bintu 2. Uhatswe hashobora kuba ari igisambo. Hari abantu batajyaga bagaba, ugasanga kugira ngo azagire ikintu akuremera cyangwa guhe biragoranye, nyine ni igisambo. Ku buryo nabaza guhakwa kenshi uwo muntu bamugenderaga kure bakavuga ati uriya muntu wapi, ntabwo nyine azinguka, nta kintu uzamukuraho. Noneho hakabaho n'igihe ushobora kuba nta kintu ukura ku muntu wahatsweho gukora nabi, uri umunebwe. Urumva mbese wagombaga gushimisha uwo ukorera kugira ngo agire icyo aguha. Ku buhake nyine nuko bwabaga buhagaze. Ikirere cyari kibaye ngombwa yuko twimuka, reka dukomereza n'ubundi se dukomeza tuvuga. Hari izuba. Iby'ubuhake ni ukuvuga ngo abagaragu babaga bari mu byiciro. Hari nk'umugaragu wabaga ari umutoni kuri sebuja, ugasanga yaranamugabiye. Nta nubwo bivuze ko umugaragu yagombaga kuba buri gihe atuye kwa sebuja. Wakoraga imirimo akora, yaba kumuragirira izo nka, kumuhingira, imirimo nyine yose icyo gihe yari igezweho. Wasanga nko mu rugo rw'umutware cyangwa umuntu utunze, afite nyine abagaragu benshi bari aho. Hakaba rero n'abandi bagaragu babaga bakomeye, ugasanga nubwo umwami cyangwa umutware yamugabiye, nawe yaragiye amuha umusozi n'inka, nawe acunga ibintu bye cyangwa agira abandi bagaragu, ariko ibyo bintu byose akaba bikesha uwamuhaye za nka za mbere, akaba nyine akinamwubaha, akinamwita sebuja. Akajya agira gutya wenda nko mu byo yejeje cyangwa mu byo yakuye mu mitungo ye na za nka, akajya gutura uwamugabiye cyangwa sebuja. Ariko icyo gihe nabwo yabaga ari umugaragu we, ariko atabi we.
ku buryo umugaragu yashoboraga kugera ku rwego ruri hejuru cyane rwose yabaga ari umuntu uzi gukora akiteza imbere cyane. bivuze ngo ibi ngibi tuvuga ngo sebuja tuba turi gukoresha ijambo sebuja ahantu hatagakwiye kubaho, yabaga ari umugaragu. Kuva ubundi ubuhake bwacika buri nta muntu wakabaye sebuja wundi. Ubwo muri ntibavuga ariko sebuja nanone kuba nakwita umuntu databuja ni nko kumwubaha bitewe n'icyo yamariye cyangwa ndenzeho, ariko ubundi mu by'ukuri ubu ngubu nta muntu uhatse undi. ubwo bivuze abantu bita ba sebuja muri iki gihe baba bari kudusubiza mu bwami. Ntago ari ukubasubizayo, ushobora kujya umwita umwirahira bitewe kwirahira umuntu bitewe n'icyo yagukoreye biremewe. Ariko ntago abantu bita abandi ba sebuja kuko bazi ko nyine ari ijambo rikwiriye gukoreshwa. Mu majambo akoreshwa azwi nk'ubu ngubu mu Rwanda hari umukozi, hari n'umukoresha, nibyo gusa ntago wavuga ariko ngo umuntu ni sobuja. Ahubwo urumva n'ubu ngubu ujya ubyumva ngo uriya muntu ngo agira utugambo ngo two gushimisha abakire ngo acinye inkoro ngo arahakwa arahakirizwa, ariko izo ni terimi ubu ngubu bakoresha ntago ariko nyine biba bimeze. Ubwo muri uburenganzira burakubohora, wemerewe gukorera umuntu. Leta buriya mbere bagiraga nabo bagira umushahara fatizo, bakavuga ngo nta muntu ukwiye guhemba undi amafaranga ari munsi yaya. Urumva rero byarahindutse, nta muntu wakabaye sebuja wundi mu byo bintu, ariko leta yagakwiye kubigarura by'ubuhake se by'amafaranga nyine igashyira amafaranga ntarengwa atajya munsi umuntu agomba gukorera byibuze. Hari akazi gasigaye gakorwa ugasanga wakoze akazi kenshi. Ibyo rero n'uburenganzira bwawe kukanga wonyine cyangwa ukakemera ukavuga uti ariko ngiye nkorera gusa n'ubundi arahari ku nzego zimwe na zimwe. Ariko nk'ubu nge nawe twiyumvikaniye urabona wenda tuba ari kubushomera ari bwinshi, ukaburaje urambwiye uti Savimbi ngewe nguhaye aka kantu ibihumbi 2 wabikorera. Ubwo bintu twiyumvikaniye hagati yanjye nawe biragoye ko bizagera hari hejuru. Noneho tutarava ku kintu cyacu, ubwo narindi kubabwira ukuntu ubuhake bwabaga bumeze. Abantu bose babaga bahatswe ku mwami, baravugaga ngo umwami ubundi umwami yimaga ingoma nk'uko babivuga. Kwima ingoma ubwo yaramwimyaga, niba uzi uko inka yima cyangwa yimya ingoma. Umwami yimyaga umwami yimaga ingoma. Iyo bavuze ngo inka yimye se ntabwo bumva icyo bivuze. Nese ubwo umwami yimyaga ingoma gute? Ingoma yimyaga umwami gute? Uravuze ngo ingoma yimyaga umwami? Umwami yimaga ingoma nyine ubwo akabahindutse nk'umugore cyangwa yamubibagamo urubuto. Reka tubivuge gutyo, twe kuvuga ngo akababaye nk'umugore. Noneho yamubibamo urubuto, ni nayo mpamvu sinzi nimba ari nayo mpamvu yavukanaga iyo mbuto. Yari nk'ikimenyetso cy'uko akwiye kuba umwami. Yamara kwima ingoma, urwo rubuto rero ingoma yamwimyaga cyangwa iyo nda yamuteraga. Reka tubivuge, ariko turi kuvuga mu buryo budasobanutse nuko muri iyi minsi nta muntu no kugira ngo babyumve, nta n'umuntu uri bunkurikirane. Umwami ntawe. Umwami yimaga ingoma, yanyaga umwami agahaka Abanyarwanda. Inka yimye irahaka. Yahakaga rero Abanyarwanda, ni nayo mpamvu yabahakaga bakamuhakwaho. Nicyo gisobanuro. Urwo rubuto koko yararuvukanaga. Buriya rero iyo ushatse kugereranya ibintu bya kera n'iby'ubu biragorana. N'ubu ngubu uyu munsi wa none hari ibintu ndeba nkavuga ngo mu gihe kiri imbere bazajya batubaza ati se ibyo bintu ubundi mwabyumvaga gute? Sibyo katubifate gutyo. Abanyarwanda bafataga umwami nk'umuntu ewana nibi by'amoko tugira, wenda aya ngaya y'Abahutu n'Abatutsi nge sinanayemera kuko simba numva ukuntu umuntu yaba ari ubwoko bumwe. Ubundi ubwoko iyo bavuze ubwoko ni nkuko umuntu ashobora kuza akavuga ngo iki giti ni ubwoko bwa voka. Rero nta kuntu wambwira ngo voka umunsi umwe izabyara ipera cyangwa yereho ipera, ntabwo bishoboka. Ubwoko aba ari inkomoko y'umuntu, ariko iyo bagiye kuvuga ngo ubwoko ngo umuntu ni Umuhutu undi ni Umututsi, ngiye impamvu ntajya mbyemera nuko mu Bahutu n'Abatutsi usanga harimo nk'abantu b'abazigaba. Kandi abazigaba aho bakomokaho tuba tubazi neza ko ari kwa Kazigaba arazwi yabayeho. Yewe no mu Basinga habamo Abahutu n'Abatutsi, no mu Bagesera. Rero bigaragara yuko inkomoko y'Abanyarwanda imiryango yabo migari birabindi byo ntago ari byo. Biba bigaragaza ko ewana n'abazungu nyine baraje baratubeshya turabyemera bidukoraho.
ariko wenda ubu biri gushira. Noneho rero umwami nta bwoko yagiraga. Umwami ubundi abami babayeho mu Rwanda babaga ari abanyiginya, ariko umwami yajyaga kuba umwami yabaga agiye kuba umwami w'Abanyarwanda yataga ubwoko bwe n'izina rya Gitutsi niko babyitaga, yahitaga rivaho. Ubwo ntabwo yabaga akiri umuntu, yabaga ugaje kureberera abantu. Kandi nubwo n'uyu munsi wa none ibintu by'amoko tubigenderaho, nyine birangira amoko akenda. Nese wavuga ngo uri Umututsi, okay, ushaka kwivangura n'uburenganzira bwawe, usibye ko wanabihanirwa, ariko iyo ufite mu mutima wawe niko bikora. Nubwo ariko wabikora, nta muntu ndabona washinze business ngo avuge ngo ngiye nzacuruza kuri bene wacu, kandi umuntu amuzaniye amafaranga. Umuntu wese uzanye amafaranga uramwakira ukanishima. Rero biriya ni umurengwe n'ibindi bintu by'ubujiji by'imyumvire mike, ariko ubundi ikintu ahubwo kiruta ibindi ni inyungu. Inyungu wabona ku bantu, niyo mpamvu igenda inyungu ikasumba n'ubwo bwoko. Umwami rero yabaga ahatse rubanda, Abanyarwanda bose. Umwami yakugabira atakugabira abaga yemerewe kukunyaga, kaza akavuga ati wowe. Ubwo ibintu byose byari iby'umwami nyine. Najyaga numva ngo n'umwami yafataga nk'urugendo kwa kundi bamutwaraga, baramuhekaga. Kuri abamuhekaga hari aho yageraga nyine byaba ngombwa ko harara agahita ngo ashinga icumu ku irembo, umugabo akaba abizi yuko nyine ubwo icyo gihe iryo joro. Oya, ntabwo umwami, erega iyo uvuze ngo umwami yashingaga icumu wagira ngo yagendaga wenyine. Umwami yabaga afite abantu benshi, ku buryo niba ajaga gushima umugore wawe byabaga ari uburenganzira bwe. Kandi ibyo mvuga, nubwo wenda uyu munsi none tubona ko ari biba, ariko kugira uburenganzira bwinshi ku muyobozi akaba nabizi neza ko nta muntu buriya, hari igihe rimwe na rimwe umuyobozi ahura n'ibibazo byuko mbere yuko akemura ibibazo igihugu kiri guhura nacyo afite noneho n'abandi bantu bene wabo bamurwanya. Rero mu gihe cy'ubwami icyo kintu barakirindaga, ugasanga nk'ubu ngubu umutegetsi cyangwa umuyobozi nka perezida, ugasanga mbere na mbere afite abamurwanya mu gihugu imbere, afite abamurwanya bakorana nawe, noneho kugira ngo azanagire intego ageraho bakamuzitira. Rero hari ibibi n'ibyiza bya demokarasi, hari n'ibibi n'ibyiza by'ubwami. Twebwe nko mu mateka iyo tubyiga hari advantages na disadvantages uko byamera kose. Umwami yabaga, ubwo reka twe gutandukira, umwami yabaga ahatse Abanyarwanda. Rero yashoboraga kubaha kuko ashaka, akabagabira, akabanyaga bitwaye nabi, ariko nka rubanda rugufi kugira ngo bazahure n'umwami byabaga bigoye, bahakwaga ahubwo ku bandi. Iyo rero umutware yagukundaga akakugabira, yabaga yemerewe no kuzakunyaga nawe ibyo yakugabiye. Noneho rero ubuhake bwabayeho icyo gihe kirekire, imyaka yose, mpaka abazungu baraza bukiriho, ariko biza kugaragara yuko bitewe n'ahantu, urumva uko ubundi abazungu bagera mu Rwanda, u Rwanda rwari rufungutse ubu twari tuzi wenda Abanyoro bari hano, Abaganda bari hano, bari abantu twakundaga kurwana nabo za Cyangugu, mu Nkore, harya babitaga ngo iki, ari nyine mu Bashi hepfo. Icyo gihe habaga n'intambara urumva twari tuzi abantu badukikije, ariko abazungu baza bo twari dutangiye mbese guhura n'ibintu bibera mu mahanga tutazi, kandi bari bamaze gufata izindi system, kuko buriya Abanyaburayi bagiraga nabo bagize icyo bita mana system. Ubundi yari mana system ni nka system yo nayo ni ubuhake, ni ubukonde. Byari nko byasangaga nk'izi ntara z'u Rwanda, ugasanga hari uwagabanya intara yose, hari uwagabanya indi. Noneho kugira ngo ube muri ako gace uwo muntu yagabanye, rero babaga babitaga ba lodi. Lodi yabaga ari umuntu wagabiwe n'umwami, we yavuganaga n'umwami. Niba rero bamuhaye wenda n'urugero nka Gatsata na Nyamirambo na Muhima byose, abantu bahatuye babaga ari abagaragubi. Abazungu nabo ibintu by'ubuhake bari barabinyuzemo uhereye nko mu myaka y'igihumbi na za 700, nko mu myaka 100, nk'igihumbi na 700 kugera mu 1800, bagiraga icyo bitaga mana nyine nk'uko nabibabwiye. Mana ni ukuvuga ngo abatware bakomeye bitaga ba lodi na landi lodi. Rega buriya rira jambo mu Rwanda dukoresha ngo nuko utuye mu nzu y'umuntu, ubundi landi lodi yabaga ari nyir'ubutaka, mwe mukabubamo ariko mufite icyo mugomba kumuha.
ahubwo ikintu wavuze ni ukuvuga ngo umuntu atari umwami oya ubwo nari nkiri ku banyaburayi reka tuhite tugaruka mu Rwanda reka mbirangize kuvuga ngo wowe warazaga ugahinga ugakora uhinga mu isambu ye ukagira igice runaka cya pourcentage uzamuha mu byo wejeje kwanza nta nubwo ari icyo wewe warebaga ibyo wejeje yarakubwiraga ati ngiye kugwa hano hangana gutya uzajya nawe ubyezemo bingana gutya nyine nangiye kuvuga ubwo iyo tuvuge wenda ngiye urampatse mbaye umugaragu wawe turakoranye wenda umuhaye amashyo y'inka yo nkuragiriye neza nkazagira nanjye ibyo ngeraho ariko ari wowe wampatse ubwo igihe cyashoboraga kugera ukaza ukanyambura ububasha ibyo maze kugeraho n'ibyo wampaye byose ukabinyaka kuko iyo wamugomeraga yarabikunyagaga n'ibyawe wakoreye nyuma cyane oya ibyo wakoreye nyuma okay yakunyagaga inka niba ngwaye inka imwe inka yawe ukagenda ikabyara izindi ukagira nk'inka 10 izo nka ni njyewe uzikomoraho nzifite uruhare nshatse nazikunyaga uba ugomba rero gukomeza ukitwara neza kuri sobuje mu Rwanda ubundi nuko byari bimeze ni inka banyagaga gusa nta kindi ibyo yaguhaga byose akenshi rega iyo bagabiraga umuntu bamuhaga n'imisozi yo none si izo nka zabaye umugaragu bagabiraga inka akagira nyinshi akagira n'imisozi akenshi yabaga ari wa mugaragu utakibana na sebuje nawe wafashe ibye ariko akajya waramwirahira akanamwubaha kuko niwe watumye abigeraho abandi bagaragu rero babaga mu rugo rw'umuntu bagakomeza bakahakorera akaba yanamuha inka nk'uko ahubwo akayishyira nk'umugore we hakabaho n'uwazaga ari umusore sebuje akamubwira ati rero kugira ngo ubeho kamushakira umugore ati shaka umukobwa yamara kumubona inkwano ni iyi niba ari inka bashaka gukwa n'isuka n'ibindi ariko abantu bihagazeho bakwaga inka gusa inka ntigira ubwinshi zibe nyinshi bimwe noneho akaba yagenda akamutangira nk'inka akamushakira umugore uwo muntu rero yabaga arimo sebuje ideni rikomeye kuko yabaga yaramuteresheje indi ntambwe ubuhake rero impamvu ubwo nari ngezeho mvuga ngo abanyaburayi bo bageze mu Rwanda twatangiye kugenda tumenya ibibera ahandi hirya no hino tunamenye ko ubuhake atari yo systeme y'imikoranire igezweho barabuca urumva kurumva nka Rudahigwa yari yarageze ni Burayi buriya yari yaragiye mu bihugu byinshi yari umwami icyo gihe indege zaragendaga yaragendaga yari yaragiye rero niwe wafashe umwanzuro aca ubuhake mu mwaka w'1954 nibwo basinye yuko ubuhake buciwe bavuga n'ukuntu rero bugomba gucika Rudahigwa yabaye umwami w'intwari abantu baramukundaga yanategetse mu bihe bigoye aho umwami nta jambo yabaga afite ahangana n'abazungu bamurusha imbaraga banashaka undi murongo utandukanye we n'uwo yashakaga w'abanyarwanda bagenderaho aremera arabatizwa yewe abanyarwanda icyo gihe bari mu bihe bigoye hari ikintu bitaga ikiboko mu Rwanda bagukoresha ubundi ni uburetwa abazungu bo barakubwiraga ngo hari niba ari metero bapimaga ugomba guhinga ku munsi noneho ubu ngubu mu Rwanda biragoye ko wabyumva hari n'imyaka myinshi abanyarwanda bahingishijwe bakababwira ati bino ni ibihingwa ngangurarugo ngengabukungu ibihingwa ngengabukungu ubwo ni nk'amakawa ibyayi noneho ibyo bihingwa rero bakabibahingisha kuko bo bari babikeneye ugasanga nta n'umunyarwanda uzi uko ikawa imera uretse na kera muri iyo myaka yo muri za mbere yabo mu gihe cy'abazungu urumva ni kera cyane muri za 30 wenda 30 40 50 cyane mbere yabo ikawa n'uyu munsi wa none abantu benshi bahinga ikawa batayinywa icyo gihe rero abanyarwanda barayihingaga ariko basaga nk'abahingira abazungu noneho banagira ngo bahinze imyaka bashaka ugasanga nk'umuntu baramubwiye bati wowe uzajya guhinga wenda tuvuge umuntu atuye nk'inyamirambo bakamubwira ngo imirima ye azajya ajya guhinga iri Kamonyi noneho abanyarwanda benshi baranabihingaga bakabitani banabisarurira bakavuga ati ubundi nzajya i Kamonyi nuko byabaga ari itegeko uwanze no kwitabira iyo mirimo babyitaga ishiku ishiku ewana ni ibiboko iyi nkuru ngiye mbabwira nayiganiriye n'umusaza niyo mpamvu nanaje kubibaganiriza yarambwiye ati kugira ubutegetsi bubi buragatsindwa n'Imana ati abazungu barazaga buriya abantu uko ubategetse niko bakora abazungu barazaga bati wowe uzajya uhinga hano
ntiwahahinze, cyangwa ngo bakavuza ingoma bati muze duhure dukora inama, wirutse wa wundi nyine utarakoze ibyo bayagomba gukora yabona ikiboko kimeze nabi yakwiruka, abasore bakamwirukana. Yarambwiye ati abasore bari kwirukankanaga bakakugarura ugakubitwa, kandi abantu bakwirukankana ni bene wanyu. Urwango buriya mu banyarwanda dore naho nyine ruba rwaragiye runahera, abantu bakwirukankana ngo ugaruke ukubitwe ni bene wanyu. Abazungu ariko nubwo utabizi nibo babiri baba barabitanzeho komande neza nyine, nkuko na kera byagiye biba nk'ejo bundi ugasanga abantu bari kwica abandi kubera iki. Buriya ahantu hatari ubuyobozi umuntu aba agomba gukora icyo ashaka. Kandi turetse n'urwango, nawe n'abantu nk'ubu bakubwiye ngo buriya hari ibintu kamere muntu kwiteye idafite ubuyobozi nyine bugomba gushyira ku murongo, ibintu birazamba. Ntabwo nk'ubu ngubu bavuze bati ni urugero wenda reka ndeke kuvuga iby'amoko, bakavuga bati umuntu wese w'inzobe yatanzwe umubona mwice ntabwo uzamuhana. Hari umuntu uba udafite urwango abo bantu, ariko akavuga ati bari abantu se kwenda ko Savimbi ari inzobe kandi akaba afite ibi n'ibi mwishe nabitwara. bagahita bagendera nyine undi nawe ati ewana kuriya muntu se afite abakobwa beza kandi nari narabifuje mbona batari no ku rwego rwanjye, ubundi buriya ko babatanze. Ariko mu by'ukuri abantu bahita babona uburyo bwinshi bwo kuba bakora amahano. Noneho rero no muri ibyo bihe abazungu barazaga bagakubitisha abantu, urumva umwirukankanye ni mwene wabo, wenda no kugira ngo abazungu banamushime akaza bakamuhondagura. Abanyarwanda batangira kujya bahunga cyane cyane Bugande. Bugande niho bajyaga hanini kuko i Burundi hari mu Babirigi, Kongo hari mu Babirigi. Abo bantu n'ubundi bose aho wahungiraga wabaga uri bujye mu bantu n'ubundi bo wahunze nibo wasangaga. Bagahitamo rero kujya Bugande, hari na heza hanera bagakora bagahinga. Abantu rero icyo gihe u Rwanda ntabwo ari nk'uko rwari rumeze, hari imisozi iriho ibihuru ku buryo inzira zijya i Bugande wasangaga harimo intare, inyamaswa z'inkazi zikica abantu. Bigera naho yewe Rudahigwa yubaka inzu muri ayo mashyamba ati nibubiriraho bajye barara, ariko bagereye amahoro ntibapfe. Kandi yarabibonaga ko bahunga igihugu cye, ariko azivuga ati nese icyo bahunga kirahari. Rudahigwa barinze bamwica, buriya niyo mpamvu ari umwami mwiza wanabaye intwari, yakundaga nyine Abanyarwanda. Ni nayo wavuze ati reka duce noneho ubu buhake ntibukijyanye n'igihe. Barabuca rero muri 54 nibwo yasinye. Bajya kubuca rero urumva habaga hari umuntu wahatswe, yasaga nkaho harimo ideni uwo wamuhatse. Kubuca rero ntabwo bavuze ngo ubwo birarangiye nta muntu uzongera guhakunda. Ahubwo baravuze bati noneho utegeko ryavugaga ko bagomba kugabana. Umuntu wese uzi ko afite aho akomora inka, niyo ngewe naba ntaraguhatse ariko inka barazihawe na data, wazaga kundeba ukagabana. Imigabanire rero yabaga iteye gute? No kuvuga ngo inka bavuze ko kugira ngo barangizanye uwo muntu abatakira umugaragu wawe, hagombaga kugabana uwahatswe. Ukitubare ko wenda yagombaga gutwara 2/3, uwamuhatse agatwara 1/3. Niba ngewe Savimbi naraje guhakwa iwawe wowe 7 ukanga 2 nk'imwe, kagenda nkamara imyaka inka ikororoka, uyu munsi none nkaba mfite inka 6. Bakavuga ati ubu ngubu turabiciye. Sibyo ko abenshi bari baranabaye inshuti, baranabicaga ariko bagakomeza gusa nk'abakorana. Ngiye nagombaga kuza si inka 6 mfite, nagomba kuza nkaguhama 2, ngiye ngasigara 4. Ubwo ni 1/3. 1/3 kingana na 2/6. Ubwo nkaba ngusezeyeho, ntabwo uzigera wongera kubaza ngo ariko ngo hari inka naguhaye ntukiri databuja, turarangizanije. Noneho niba byanze rero wenda tubare wampaye inka, igihe cyo kugabana kigeze, mfite inka imwe. Urumva inka imwe tugomba kuyigabana. Habaga inka imwe rero kugira ngo tuyigabane, wowe utware umugaragu atware 2/3, inka bayigeneraga igiciro.
bakavuga bati wenda ino nka tubare ko tuyibariye amafaranga 600 cyangwa 500 ntabwo zabaga zihenze icyo gihe kuko njyewe twaganira mbwiye ko inka yashoboraga kugura amafaranga 100 ngahe gutyo 300 500 igihumbi ubwo iyo nka komite yaricaraga hari komite yari ibishinzwe bari barashyizeho amakomite mu bantu bose avuga ati muze tubagabanye nyine kuko ntabwo abantu bagabana hagati yabo hatagize ubutegetsi bubyivangamo bakavuga bati wenda iyi nka tuyibariye amafaranga 600 utwara 2/3 ku mafaranga 600 ubwo iyo nka yigabanyemo 3 si 200 uwagabiye undi yagombaga gutwara 1/3 ubwo ni 200 no niba bayibariye 600 barebaga ufite ayo mafaranga bakamubwira ati ugura niwe uyafite cyangwa ugurisha niwe uyafite ugurisha se sorry nako uwagabiye undi okay tuba inka bayibariye 600 jewe nk'umuntu wari waragabiwe ngomba gutwaraho 2/3 ubwo ndatwara 400 muhe 200 barakubazaga 400 urayabona iyo gutanga ubwo ni utwara pourcentage nyinshi wari warahawe inka iyo yabuze akavuga ati nge nta mafaranga mfite okay bahitaga bamubwira ati ngo nta kundi we yagomba gutanga 200 sorry bagahita babaza uwamugabiye wowe uramuha 400 urayafite ukayamuha akajya kugura indi nka cyangwa akayarya ni ukuvuga ngo uwamugabiye yamuhaga 2/3 kugira ngo inka yegukane urumva niba inka igura 600 yamuhaga 400 wakayitwara uwo yari yaragabiye we niba inka igura 600 yamuhaga 200 wakayitwara si byumvikana ni 1/3 ubwo se byabaga ari mu rwego rwo kugira ngo asubirane yanka cyangwa byari mu rwego rw'uko abantu bose bagomba kugabana umwe agatwara 1/3 undi 2/3 ni itegeko neze niki cyatumaga bagabana ntabwo uri kubyumva ariko ubanza ndi kuvuga ibintu bitumvikana kuki bagabanaga kandi yaramugabiye nuvuga ngo njyewe wangabiye inka 6 wangabiye inka imwe cyangwa 6 njyewe mfite inka 6 cyangwa wangabiye imwe byari 6 nyine mfite inka 6 njyewe nk'umugaragu kugira ngo turangizanye itegeko ryavugaga ko ngomba gufata ibintu wangabiye kabigabanyamo 1/3 nkakiguha kugira ngo umuntu nyine agire freedom okay noneho rero kugira ngo njyewe ngire freedom dutangire systeme nshya y'akazi nta by'ubuhake ni mu nka 6 mfite uwangabiye nagombaga guhita ngenda ngafatamo inka 2 nkazimuha nkasigara nenge nkamubwira ngo nge nawe ubwo turarangizanije niko amategeko yari ari kubigena nimba inka ari imwe rero wagabiye umuntu ikaba itarororoka ari imwe mugomba kugabana murareba igiciro cyayo niba inka bayibariye 600 n'urugero kandi koko 600 yaguraga inka nimugire ngo amafaranga 100 apana ibihumbi yaguraga inka muri icyo gihe ubwo nimba ari imwe kugira ngo tuyigabane turayibariye 600 n'ubundi wowe turabarayigura utware 1/3 cyayo ntware 2/3 si byumvikana se cyane uwo musaza nyine ubwo ngiye yarambwiye ati nuko twagabanye yaranambwiye ati ari n'inka ngiye nagiye kugabana n'umwami umwami yagiraga ariko abakozi ntago we yazaga mbwa ati isokuru yagabiwe inka kugira ngo iki kintu mucyumve neza n'umwami mu nka sokuru yaguhaye harimo izo yari yarahawe n'umwami nawe uri mu bantu bagomba kugabana n'umwami ubwo urumva umwami abo yagabiye bagiye bamuha icyo 1/3 akabasigira nyinshi bamaze rero kugabana mu Rwanda hose birarangira umuntu wese ntiyongera kugira sebuja ubuhake buraciye navuga rero kugira ngo ikiganiro wenda kitaza kuba kirekire cyane ndabona tugeze mu minota myinshi wenda mu by'ukuri niba tuvuga yuko ubuhake bwacitse ariko nanone tutangira ukaba watubwiye ngo ubu hasigaye hari ubuhake bwaje mu rundi rwego bwahinduye niba navuga ngo bwahinduriwe uburyo bwakorwaga n'ubundi umuntu ufite amafaranga iki gihe ndumva abantu akoresha ubwo se baba bameze nk'abahake biwe ariko baba bafite uburenganzira bwo kuba ashobora kuvuga ati ngewe ariko turakorana ndagusezeye kandi hari abantu benshi usanga yarakoreye nk'umukire ugasanga yanze kumuhemba nyine kandi yitwaje ko ari n'umukire agomba kumurega hari amategeko
ngomba kurega umuntu ko yanze kuguhemba kandi warakoze. Sijya nirwa mbyumva no ku makuru ngo twubatse amashuri baratwambura kandi bigakurikiranwa se. Nyine ubu flexibility y'umukozi yariyongereye, ariko n'ubundi style niyo mpamvu umuntu akita undi sebuja boss. Boss aramamagaye ukabona ibikuba biracitse tayari. N'ubundi rega umuntu kurusha amafaranga. Okay, hari ibintu by'amapolitike biza bagafata ikintu bagahita bashaka kugihindura ikindi, cyangwa bagashaka kutwumvisha ibintu ngo ni byiza kandi twebwe tubibamo tubibona ko bitubangamiye. Ibyo ni politike, ariko ubundi ukuri guhari nuko abe sobuja abe boss uko mwita kose. Hari n'abagira ngo ngewe ngo ni leadership, ngo ngewe ngo ndumukoresha, ariko buriya umukozi akeneye umukoresha uko byamera kose. Ikindi niyo waba uri mu bukwe biragoye yuko boss wawe yakwinjira ukabura kumuhagurukira. Rero boss umuntu ukurusha amafaranga aba afite shuwa nyinshi zuko yakwirukana agashaka undi ukora akazi wowe kandi ukamara igihe utarabona akazi. Akabazo k'amatsiko tunasoza, ugereranyije yaba ubuhake navuga bw'iki gihe yaba n'ubuhake bwa kera, ese urabona ku ruhande rwawe wari guprefere ko twari kuguma muri systeme ya cyama? Ntabwo yari ikijyanye n'igihe. Nese urebye ari systeme ya cyami na systeme y'ubu, kuko wenda mu bwami hari amakuru dufiteyo nanga hari amakuru dufite y'ukuri. Systeme ya cyami cyangwa ya gihake? Ya gihake. Ubwo gihake cyane nge mpita mbigiranye n'ubundi byari bwacitse mu gihe cy'abantu. Ari icyo gihe n'ubu ngubu ugereranyije wumva ibyiza ari ibi? Ibyo byari byiza mu gihe cyabyo. Ubu ngubu ibyiza ni ibyo turimo, kuko buri gihe duhora dushaka impinduka. Ubuhake ntabwo bwabaga mu Rwanda gusa, kuko ngira ngo ayo mategeko atangira gucika ni Bugande nuko byari bimeze. Wasangaga abantu bava mu miryango y'ibwami aribo bemerewe kugira ubutaka. Erega no muri Amerika naho bwari buhari ahantu hose wasangaga. Muri Amerika habagaho ubucakara. I Burayi nakubwiye ko habaga icyo bitaga mana. Mana nuko yabaga ikozwe nayo ni ubuhake. Erega ubucakara nabwo ni kimwe nge mbabona ari ibihe birahinduka, abantu bagahinduka bakajyana n'ibigezweho bakagira n'ibyo. Ubu ngubu mbigereranije ibi bintu byo kugira umukozi agakora ubu hari n'ukora ibiraka. Erega reka nkwereke, niba ushaka gutera imbere ugomba kwikorera, apana no kurebera ku bandi. Wenda ngo uvuge ngo kubera ko umuntu yageze aha ngo ahubwo wowe wisuzume nimba wari ugeze aha ubugeze aha, cyangwa wasubiye inyuma uvuga uti ngenda ndashaka kuba ngiye urenze. Kuko ubuhake bucika ahantu nkwereka ko bwari bufite ingaruka mbi n'inziza. Uwo twaganira yambwiye ati hari abantu bagendaga ugasanga nabanebwe, ariko kubera ko ubuhake bubemerera gukorerwa n'abandi ugasanga neza urwo rugwari nk'umugaragu umwe uruhetse. Niwe ukubwira ati twahinze ibi, niwe ukubwira uti twakoze ibi. Noneho ubuhake bucitse bakagabana ugasanga wa mugaragu asigaye aruta boss kure. Araruta wa musebuja kuko n'ubundi niwe wakoreraga urugo rwe. Hakabaho n'abandi byananiye. Ubuhake bukimara gucika haje ingaruka z'uko umuntu umwe ngo yashoboraga kuza akabwira uwamuhakaga ati ariko ngewe nubwo babiciye gereka twigirana amasezerano hagati yanjye nawe, nge sinabaho udahari, reka nkomeze nge nza nihakirwe ukomeze umfashe nk'uko wamfashaga nanjye ngukorere. Ubwo urumva uwo yabonaga atashobora kubaho adafite wa muntu umushyigikira. Hakabaho n'undi babuciye agahita ahubwo arusha sebuja, agahita afatiraho kuko ntiyashoboraga kumurenga kuko ari we wamugabiye. Niyo mpamvu aho ngaho ubuhake bwari bubi, ariko nanone ku rundi ruhande bwari bwiza kuko hari umuntu wazaga akavuga ati ngewe sinabaho ntafite databuja. Nubwo umwami yabiciye ntabwo nta muntu uzabimenya, reka dukomezanye. Ibyo ngibyo hari n'andi manyanga menshi yo kugabana yagiye aba mu buriya ntabwo ibintu byose binyura mu mucyo. Yagiye ansobanurira we experience ye bwite we niyo yambwiraga, akambwira ati nabonye ibi. Ariko ibyo bintu bitandukanye n'umwuka. Urumva u Rwanda abantu babaga bari mu Gisaka n'abantu bari nko mu Kinyaga za Cyangugu buriya babaga bari ahantu n'ururimi bavuga wumva rujya gutandukana mu Kinyarwanda. Ariko rero ibintu byose mu gihugu ntabwo biba byaragenze ku rwego rumwe nk'uko twe tubyumva. Hajemo amanyanga, hari n'abajyaga kugabana, buriya umuntu kurusha amafaranga agatanga akantu bakakabana bikeya, ibintu nk'ibyo. Ubwo ni ubutiriganya, ariko umurongo mugari w'umwami wavugaga ko abantu bagomba kugabana gutyo. Kandi n'ingaruka zabibyayemo hahise hazamuka abantu bamwe, impano z'abantu zirabohoka. Ugasanga umuntu ahisemo umucuruzi ukomeye kandi yaravaga mu muryango uciriritse. Icyo gihe byaragoranaga.
ariko nabwo yashoboraga kuba umugaragu ukomeye kuko sebuja buri gihe yamushingaga imirimo ikomeye bitewe n'urwego rw'imitekerereze amubonana. Navuga rero twakomeza kuvuga tuvuga ngo dusoze ugasanga kigiye kugira nk'isaha n'indi minota kandi tugira ngo tubone dutange ikiganiro abantu bazajya bareba batakirambiwe kandi kirimo navuga ibyo twagombaga kubabwira. Navuga rero reka tube duhiniye ahangaha n'ubundi ngewe waruri inyuma ya kamera ndi Seven Maestro. Muchas gracias.